inyamaswa ziteye ubwoba n'iziteye ubwuzu, ibiti birya abantu kandi bikagenda nkabo, umupfumu n'umurozi kabuhariwe, inzoka nini nyazo mbese wagira ngo ni ibikomangoma bya Satani. Ibyo byose nibyo bintu bitangaje wowe utarabona n'amaso yawe bwite, gusa igitangaje kurenza ibindi byose ni ubuturo bwabyo, mbese aho bituye. Uyu munsi biragusaba kwitonda, ubundi rwose wirinde kugira ubwoba, maze ko kunyemerere nkujya imbere ubundi utemberana ahantu hanyaho hateye ubwoba kandi rwose hakaba muri nimero za mbere ku isi, Amazon Rainforest. Muri iri shyamba harimo ubwoko bw'abaturage ruharwa, aba bita abasangwa butaka, babayeho imyaka irenga 100 batazi niba hari n'indi sibaho. Inzoka nini cyane za anaconda, yewe n'izindi nyamaswa ruharwa azinkazi kandi rwose utapfa kuvogera. Ubwiza bw'utunyoni duteye ubwuzu muwe n'amabengeza, ibi bishobora kukurangaza ubundi ubumara bwazo rwose ukisanga bwagusize uri umurambo. Mbese kimwe ku kindi kiba muri iri shyamba ubyumve ko rwose nta cyoroshye n'iki na kimwe kirimo. Ariko se iri shyamba ni bwoko ki? None se riri he? Ubwo ringana rite? Ahubwo se rimaze iki? Ubwo se hari abantu barigendamo we? Ibyo n'ibindi wibaza byose nibyo byatumye mina urutoki rwanjye ubundi utunga keyboard za mudasobwa, maze koko nkuteguriye icyegeranyo cyuzuye ku mateka yose wifuza kumenya kuri Amazon Rainforest. Ishyamba rinini kandi rwose riteye ubwoba. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera ku musozo, uryoherwe kandi urasobanukirwa. Gusa ariko niba ari ubwa mbere ugeze hano, akora subscribe kugira inkuru n'ubumenyi tubagezaho ujye ubibona mu ba mbere. Nje ndi Sali Hasani, iyi ni Man TV, mbahaye ikaze. Ubundi The Green Hell, kuzimu kw'icyatsi nyacyo, na Amazon Rainforest. Iri shyamba ry'imvura nyinshi muri Amerika y'Amajyepfo riri ku buso bungana na kilometero kare miliyoni 6,700. Gusa iyi mibare ikabigaragaza ko ubu rimaze kugera ku buso bungana na kilometero kare miliyoni 5,300, kuko rwose hafi 20% byabwo bumaze kwangizwa na rubanda, ibikomeje cyane gutera impungenge ku isi. Ukumva ubu buso ushobora kujya rwose n'akana kagatoya koroheje. Oya, banza wumve gato, iri shyamba rya Amazon Rainforest ubwaryo rikubye cyane mu bunini igihugu cy'Ubuhinde inshuro zisaga 2, kandi rwose rikayingahinga cyane umugabane wose wa Australia, kubera ko rikora ku bihugu 9 byose, harimo Brazil ifite igice kinini cya Amazon kingana 60% ry'iri shyamba ryose, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname na French Guiana. Iri shyamba rifite amazina menshi cyane nk'ayishoka kubera ko baryita Amazon Jungle, Amazon Forest, The Lungs of Earth, ibihaha by'isi. Mu kinyespanyol ho baryita Selva Amazonica, naho muri Portugal ho bakaryita Floresta Amazonica. Gusa ariko nubwo rwose ishyamba rinini cyane, ntabwo ari ryo rya mbere ku isi. Oya, kuko ishyamba rya mbere rinini Taiga Forest cyangwa se Boreal Forest. Taiga ifite ubuso bugera kuri kilometero kare miliyoni 17, kandi nayo rwose ikabigera ku bihugu birenze kimwe. Ubwita Taiga ni iya mbere, ubundi Amazon igakurikira. Nyemera noneho ubundi twinjirane bya nyabyo mu nkuru n'inyandiko z'amateka, maze ubundi turebere hamwe ubugira ishyamba kabuhariwe yaje kuvumburwa, mbese tubonereho no kumenya inkomoko y'iri zina Amazon. Ubundi Francisco de Orellana yari umwe mu banyaburayi bafite inyota yo gushaka ubutunzi muri South America mu kinyejana cya 16. Icyo gihe abanyespanyi benshi bumvaga inkuru zivuga ko imbere mu mashyamba manini yo muri Amerika y'Epfo harimo zahabu nyinshi, imijyi y'ibanga ndetse n'ubwami bukize cyane. Iyo nkuru yatumaga abasirikare n'abashakashatsi benshi bemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bashake ubwo butunzi koko. Nibwo mu mwaka w'1541 Francisco de Orellana yifatanyije na mugenzi witwaga Gonzalo Pizarro, umwe mu bavandimwe ba Francisco Pizarro, nawe waje kwigarura igihugu cya Peru. Nibwo rero bicaye ubundi bapanga gahunda nyayo yo kwinjira mu mashyamba atazwi kugira ngo bashake igihugu cyitwaga El Dorado, igihugu bumvaga ko cyuzuyemo zahabu n'ubutunzi bwinshi. Ku ikubitiro urugendo rwabo rwatangiye mu misozi miremire ya Ecuador. Mu ntangiriro bari bafite abasirikare benshi, amafarasi, imbwa z'intambara ndetse n'abagaragu benshi. Gusa ariko kuko bakomezaga kwinjira rwagati mu ishyamba rya Amazon Rainforest, ibintu niko byagendaga birushaho kuba bibi cyane, kubera ko imvura yagwaga ubutitsa, ibyondo byari byinshi, inzoka n'udukoko bikabaruma, ndetse inzara n'inyota byari byinshi cyane, kubera ko rwose iri shyamba ryari rigari pe. Iki gihe amafarasi menshi yarapfuye, ibikoresho birangirika, yewe n'abasirikare benshi batangira gucika intege, abandi nabo bapfa ari benshi.
Nyuma y'igihe kinini cyane bagenda mu ishyamba nibwo bageze ku ruzi runini cyane rutangaje. Amazi yarwo yari menshi kandi agenda ku muvuduko uri hejuru ndetse anafite imbaraga nyinshi. Iki gihe bari bashonje cyane ku buryo bamwe batangiye kurya impu z'inkweto ndetse n'inyama z'amafarasi yapfuye. Rero Gonzalo Pizarro, wa murumuna wa Francisco Pizarro, yahisemo kohereza Francisco de Orellana ngo amanuke urwo ruzi ubundi ashaka ibiryo n'ubufasha hanyuma agaruke. Orellana yahise afata ubwato buto hamwe n'abasirikare bake ubundi batangira kugenda mu ruzi. Gusa ariko uko bagendaga basanze amazi afite umuvuduko ukomeye cyane ku buryo gusubira inyuma byari hafi ya nabyo, kuko rwose bagerageje kugaruka inyuma ariko birananirana. Nuko Orellana afata icyemezo gikomeye cyo gukomeza imbere aho nyine kugaruka inyuma. Uko bagendaga imbere babonaga ibintu batigeze babona mu buzima bwabo, kuko nibwo babonye amashyamba asa n'atagira iherezo, inyoni z'amabara meza, inzoka nini ziteye ubwoba n'inyamaswa zidasanzwe. Nijoro bumvaga urusaku rw'inyamaswa n'udukoko ku buryo bamwe bakekaga ko batazongera no kubona iwabo. Mu rugendo rwabo bageze mu duce twari dutuwe n'amoko y'abaturage kavukire. Hari aho bakirwaga neza bagahabwa ibiryo, ariko hari n'ahandi bahuraga n'intambara ikomeye. Bamwe muri abo baturage batinyaga abanyamahanga bafite intwaro z'ibyuma n'imbunda, abandi bakabarwanya kugira ngo barengere ubutaka bwabo. Umunsi umwe muri iryo shyamba rero Orellana n'itsinda rye bageze ahantu ubundi sasa haba intambara ikomeye. Muti ninyumva, iki gihe bari bamaze kugera rwagati mu ishyamba ubundi bahura n'abarwanyi b'intwari kabuhariwe. Cyane cyane hari harimo abagore barwanaga cyane kurusha abagabo. Abo bagore bari bafite imiheto n'imyambi kandi barwanaga bafite umurava wuzuye ubutwari bwinshi. Iki gihe abasirikare ba Orellana batangajwe cyane no kubona abagore bari ku rugamba imbere, abagabo bari inyuma. Iyo ntambara yamaze igihe kinini kandi rwose ntabwo yigeze iborohera na busa, kubera ko imyambi yagwaga nk'imvura ku bwato bwabo, ibyatumye abasirikare benshi bakomereka kandi bakahasiga ubuzima ndetse abandi bagwa mu mazi y'uruzi. Orellana rero yahise ategeka ko bakoresha imbunda zabo nubwo zari nke kandi amasasu nayo ari make. Urusaku rw'imbunda rwateye ubwoba bamwe mu barwanyi, ariko abandi bakomeza n'ubundi kubarwanya. Abo bagore b'intwari rero nibo batumye Orellana yibuka imigani y'Abagiriki yavugaga abagore b'abarwanyi bitwaga Amazons. Niho yahereye yita urwo ruzi n'ishyamba ryose Amazoni. Ubwo Amazoni biva ku ntwari z'abagore zo mu migani ya kera y'Abagiriki. Mbese nk'uko tuvuga ngo ndabaga umukobwa w'intwari, niko nabo bavugaga ngo Amazons, abagore b'intwari. Nuko rero umunya Espagne Orellana Francisco abagisa Amazoni ryahamye na magingo aya. Nyuma y'iyo ntambara nabwo urugendo rwakomeje kugorana cyane, kuko abasirikare benshi bararwaye, bamwe bicwa n'inzara, abandi nabo bazira indwara zo mu mashyamba, imbeho, udusimba n'ibindi. Hari n'abishwe n'imyambi y'abaturage kavukire. Ariko Orellana yakomeje kuyobora itsinda rye nubwo benshi bari baratakaje icyizere. Rero bamaze amezi menshi bagenda mu ruzi rwa Amazon River, noneho amaherezo bageze aho uruzi rusohokera mu nyanja nini ya Atlantique. Icyo gihe bari bamaze gukora urugendo rurerure cyane rutigeze rukorwa n'umunyaburayi uwo ari we wese muri ayo mashyamba. Ibi byatumye Francisco de Orellana aho umuntu wa mbere w'umunyaburayi waciye ku ruzi rwa Amazon rurangiza kuva ku ntangiriro kugeza aho rusohokera mu nyanja. Iki gihe inkuru ye yakwirakwiye cyane mu Burayi, abantu batangira kumenya ko muri South America harimo ishyamba rinini kandi riteye ubwoba kurusha uko babitekerezaga. Kuva icyo gihe kugeza ubu abashakashatsi benshi bagenda muri Amazon, gusa nta muntu n'uyu n'umwe rwose wavuga ko azi Amazon Rainforest neza ijana. Oya, gusa abashakashatsi benshi mu mibare batanga bagaragaza ko muri iri shyamba harimo amoko menshi y'ibiti hafi agera ku bihumbi 16, mu gihe amoko y'ibimera byose hamwe arenga ibihumbi 40 cyangwa 50. Habamo kandi amoko y'inyamaswa z'inyamabere hafi 427, inyoni hafi 1300, ibikururanda hafi 378, ibikeri n'ibisa nabyo amoko arenga hafi 400, mu gihe amafi yo mu mazi meza agera hafi ku bihumbi 2400 kugeza ku bihumbi 3. Gusa iyo ubaze n'udukoko twose, utunyabuzima duto n'andi moko menshi atarandikwa, bavuga ko muri Amazon habamo miliyoni nyinshi z'amoko y'ibinyabuzima.
Muri Amazon kandi habamo amoko y'abasangwa butaka arenga 400 ndetse hari n'andi moko atarigeze ahura cyane n'isi yo hanze, uncontacted tribes. Muri rusange abantu batuye mu gace ka Amazon bageranywa hagati ya miliyoni 30 kugera kuri 50 z'abantu, kandi rwose hari abasangwa butaka bajya kuri miliyoni 2,500 kugera kuri 3. Nk'uko Francisco Orellana, umuntu wa mbere wageze kuri Amazon, yasubiye yatamenye byose, reka natwe uyu munsi dusubike gusa ubutaha dusubukure noneho turebe kamwe ku kandi akanaka, mbese biteye ubwoba n'ibitangaje byose biba muri Amazon Rainforest. Kora subscribe duhura ubutaha kandi ukande like niba wakunze iki cyegeranyo. Nje ndi Sali Hasani, iyi ni Man TV, ndabashimiye.